hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Holy Time TV. COVID-19 watuzaniye iki? Nabazaniye gutinya Imana no kuyubaha, nabazaniye kumenya kwizigama, nabazaniye kongera kwicara n'imiryango yanyu mukajya inama, naje kwibutsa ko mutanywereye mu kabari bitababuza kunywa, naje kwibutsa ko mudaciye inyuma abo mwashakanye ntacyo mwaba, naje kwibutsa ko mu rugo rwawe wasenga Imana ikakumva, naje kubabwira ko muta igihe mu ngendo zidafite intego, naje kubibutsa ko murya ahandi kandi mu rugo bateka neza, naje kubaha urugero ko impanda izabatungura. Nta n'isoni urambaza ngo nabazaniye iki koko? Ntago ari ibyo gusa, haracyari n'ibindi. Burya naje kubibutsa ko mushobora mwese kuzajya muhaha nta noti cyangwa ibiceri mufite mu mifuka yanyu, naje kubibutsa ko ubukwe ari ubwa babiri, ababyifuza kurushinga bakwihuza batagombye gukodesha tente cyangwa vewiti, nyamara umurenge, padiri, pasiteri, Imana ntibahenze. Naje kwibutsa ko ubuhinzi n'ubworozi ariyo mishinga nyakuri y'ubukungu, naje gushimangira ko gahunda ya leta yo kwigira ari ukuri guca mu ziko ntigushye kandi ibihe byose, naje kubibutsa ko ubushobozi bwa muntu bufite aho butangirira ugereranyije n'ubwa Nyagasani, naje kubibutsa ko hejuru y'inyungu bwite z'ibihugu gukorera hamwe no kuzuzanya ari ihame ry'izahabu, naje kwibutsa ko hatitawe ku ibara ry'uruhu, ubwoko, ikigero cy'ubukungu, agace k'isi mubarizwamo, imibereho yanjye n'ubundi uzaza ameze nkanjye, ariko cyane cyane imbere y'Imana mwese murangana, imbere yacu murangana, mupfa kuba muva amaraso cyangwa muhumeka. Naje kwibutsa ko kumvira biruta igitambo, harimo no kumvira inzego z'ubuyobozi. Niba mbeshye muzambariza abanze kuguma mu rugo. Ngahe nguko rero, izo ni impamvu nguhaye zigaragaza ko COVID ari icyo yakuzaniye. Ese nawe izi mpamvu urabona koko harimo izikugonga? Urabona nawe COVID harimo izo yagusigiye? Ngahe nguko rero, ntukajye uvuga ngo COVID ntacyo yagusigiye. Hari ibyo yahinduye muri wowe, nubwo hari bitagenze neza, ariko hari na byinshi byagenze neza. Ngire ngo mw'izo ngingo zose wumvishe, ndizera neza nashidikanya yuko nawe wabonye ingingo yawe. Wowe ukurikirana Holy Time TV, nimba unyurwa n'ibintu tuguhereza ndetse nkwizeza yuko nta rungu uzigera ugira uri kumwe natwe, urakanda subscribe nyaboneka kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byacu 5 kuri 5. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza, muragubwe neza, turabakunda cyane. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Holy Time TV.